Ndi papa sava. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Tuzajya mu ijuru kwirabera abariyo. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Hallelujah. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Hallelujah. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Ariko mama sava, ntago nakubwiye ko uyu munsi ari amasengesho yihariye y'abapasiteri. Turashaka gushyira tukarambika imitima hasi imbere y'ibirenge by'Imana, tukayereka ibibazo byose birimo, tukabisengera bigakira. Sinabikubwiye, ntago nakubwiye ntugende ujya kureba abagore bagenzi bawe muganire. Erega nanjye niho naringiye. Noneho rero genda ujyeyo, ndakeka nagwaye n'amafaranga agufasha kubakira. Ubwo ugenda ubarebe, natwe ubwo tubigiyemo. Ntacyo ngaho mugira amasengesho Nawe nuko hanyuma aho ushingura ibirenge hashinga ibye, kandi imbere aho ugiye gukandagira Imana ibe yahakandagiye mbere, ntihabe birantega cyangwa gusitara. Haleluya, amen. Hanyuma ubwo dukomeza agakorasi cyangwa duhindure melody. Nge ndumva twagakomeza. Reka dushyiremo kandi twabaye umwuka za mu indirimbo nyinshi zikutubiramo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ayiwe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Ayiwe, ibi bintu ni byiza. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Tudatinda hakaba haza na kirogoya, sibyo? Nagira ngo turambike wa mugana imitima imbere y'ibirenge by'Uwiteka, tumubwire ibibazo dufite. Uwiteka aratwumva kandi nibitukura ngo tukutuku. Imana irabyeza bikera de nk'urupapuro rwa vierge, sibyo bavandimwe? Nagira ngo rero ubwo turahera kuri inde twihuse ducunguze uburyo umwete. Bavandimwe, Oya witwita bavandimwe ndimba, witugabanyiriza amagarade. Vuga uti ba pasiteri en general bakozi b'Imana. bakozi b'Imana. ye murakoze kunkosora. Ba pasiteri bagenzi banjye, bakozi b'Imana, nagira ngo mumfashe rwose munshyire imbere y'Imana, mumfashe munsabire Imana imbabazi, munyingingire Imana inkize. Mfite akageso kankomereye. Oya ntugire ikibazo ndimba, tibibwira umutima wanjye urashengabaye. Mfite akageso kananiye rwose, ndasenga nkapfukama nkiyiriza, nkafata amasengesho y'iminsi 3, nkarenza nkafata amasengesho y'iminsi 7, ariko ako kageso karanze rwose. Mfite akageso ko konesha. Ugira so ugira urwuri. Inkoko se zirona karizo gira amagani si nkoko woroye ndimba nyine rwose. Nta kageso Vuga ndimba. akageso kankomereye, mbega uretse kuba mwamfasha mukanyingingira Imana, mfite akageso k'ubusambanyi. nukonesha mu bakirisitu. Rwose buri iyo ndebye muri korari, nkareba bariya bakobwa, bariya bamabuno, bariya bakobwa b'ibiyobe, barimo bahimbaza. Burya ngewe ntabwo mba rwose mba nafashijwe nk'abandi, ahubwo ngewe mba ndeba nkareba, nkahera ku birenge nkazamura nkageza ku misatsi.
noneho rero ngira ngo mwabonye Aneti ejo bundi uko yaje yambaye ariko amabuno yari yayaziritse muri kariya kajipo k'intuza k'agapira ariko biriya tukwiye kubisengera uriya munsi Aneti buriya nararebaga natera akajisho natera kuri biriya bibero hanyuma nakongera narangaguza mu bakristo nareba abagore baba bicaye nabi rwose nkumva Aneti ariko yarancumuje Aneti rwose byananiye kwihangana nyine ibyo hepfo aho ngaho birazamuka birabyimba najya guhaguruka nkumva birimo birarushaho kubyimba natera akajisho bikabyimba kurushaho mwarabibonye ko rwose kubwiriza byaranze najyaga guhaguruka nkumva byabyimbye wari wese ari bubone nkongera najya guhaguruka nkabona byarakunaniye ahubwo Imana ishimwe ko utaheze umwuka nuko byose bavandimwe mumbabarire ako kageso rwose mumfashe gusenga Imana ndebe ko nakira ako kageso Uwiteka twizere ko abyumva Imana imugirire kandi gutabara Uwiteka abyumve kandi atabare nagira ngo ducunguze uburyo umwete hanyuma n'undi nawe atubwire ku mugani rero abapasiteri bakozi b'Imana ni ikibazo ariko ni na byiza niba twaje hano ho kwiherera ngo twingingire Imana ni ukuri nanjye ndagira ngo Imana imbabazi ariko mumfashe no gusenga erega n'Imana wereka ibibazo byawe ufite ntago ari twebwe n'ubundi nanjye ntago sinya mfatirwa mu rusengero ariko buriya nanjye ngira akageso buriya inshuro nyinshi muzabona ndi kwigisha meze neza ni mu mwuga ntago nyanza ntasomye tubiri katika kwa jina buriya ubu nuko inzoga ntago zanuka kuko buriya mu mayeri yo kubijijisha yose mbanyafite Imana ingire neza ubyica utase kugira ngo utanukira nibura abadiyakoni muba mwegeranye ibyo mba mbyitwararitse iyo ntahekenye intusi nshaka tungurusumu ni icyaha gikomeye cyane reka twumve na Nsabimana cyangwa oya reka tubanze dusengere ibi bibiri tudahata Imana amagambo hanyuma ikaba yanabyiba yego Imana ntiyibagirwa ariko nanone hari ukuntu byayicanga ruga baragize Imana pe reka duce bugufi twinginga Imana yacu y'imbabazi itubabarije Data wa twese uri mu ijuru Mana nziza Mana ikomeye nzamukanye umutwaro muhetse ku mugongo kandi nkuzanye no mu ntoki Mana iri mu ijuru Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo aba bagaragu be baje imbere yawe Mana dore barabaswe bari mu isayo y'ibyaha babaswe n'ubusinzi babaswe n'ubusambanyi mu izina rya Yesu ndabasengeye ngo bakize Mana ukubite amatwi ukebucisha abareba inyuma mu izina rya Yesu Kristo guhengereza kurebaguzwa mu izina rya Yesu bibakureho ayo maso yapfuke mu izina rya Yesu shwiragiza abadayimoni hambiriza kata kandi ndahambirije umwuka w'amaswingi mu izina rya Yesu umwuka w'amahayi ndawirukanye uwo mwuka utitiza abantu kandi ari swingi muvugirije induru nibigende turabishwiragije turabihambirije turabisyonyoye niga abadayimoni mu izina rya Yesu kubita mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen nanone amen y'imbaraga amen haleluya yo Yesu we mwashimwe urumva ko Uwiteka byakira urakoze da rero nagira ngo ntidutinde dukomeze ku murongo hanyuma kugira ngo nyine tucunguze uburyo umwete uruziga si Haleluya haleluya amen nanjye rero mfite ikibazo kindemereye cyane kibazo ariko kindemereye ndagira ngo nanjye munyingingire Imana erega byereka Imana niyo ibibona murabizi uko nakuze nakuriye kwirigara ndi umwana w'umusige nyine ariko Uwiteka yankoreye ibikomeye ankora mu menyo ya rubamba nahimbazwe ni mama ya mama rero ako kageso nshaka ko mu nsengera urumva nakuriye mu marigara n'abakoboyi tukajya twinywera amatabi
n'ababeshye iyo nasomyeho imyotsi ibiri amagambo abiri kuyasohora birananira bigusaba kuba watumuye nkagenda nkajunjama ku buryo n'ijambo ry'Imana kurisoma aba ari insobe kubwiriza buryo ubanyweye ibiyobyabwenge pe n'ababeshye kandi ako ku mugongo w'ingona se nako ku mugongo w'ingona pe ni ukuvuga ngo bahora igurirwa hose ubuhazi cyane pe ariko nyine mu nyigingira Imana nanjye mve muri uwo mwuka mubi uwo mudayimoni w'ibiyobyabwenge agende burundu nanjye njye mpagarara imbere y'abantu mbwirize sohora umwuka mwiza aho kugira ngo njye mvanga umwuka wera n'umwuka w'itabi rwose icyo nacyo Uwiteka aze kucyumva Imana imbabarire amen reka na Rugaba nawe atubwire ibye hanyuma tuze kubumbira hamwe noneho ni abagabo mwisengeho ibyanyu ntabwo bimeze nk'ibyanyu ndumva bisa nk'ibyorohejemo ukuri nanjye ukuntu mumbona uku none se birimo mu byaba bicurije ngo wenda babe babyicurije ariko ntago umuntu yakwicuriza undi ntabwo nabicurije uyu muntu nigerereyo Imana imwirebere iraganisha hamwe atabutsemo igihe buriya murumva nta cyaha Imana itababarira ntacyo rwose murabona rwose abadiyakoni buriya nanjye mu rusengero ndabagerereye ntabwo nsambana ariko pe iyo mbabonye kwihangana birananira abenshi maje kubagotomera ndabagotomera iyo mbabonye ni ugusomana gusa mvuga kugira gutya nkashiduka iminwa nayifashe usoma abadiyakoni se Ruga wasoma wagira nizere ko mama Sava n'umudiyakoni wanyu twumvikane ubu utaransomeye papa Sava umva Ruga batwumvikane urabizi ko abagore bacu nkuko papa Sava bivuze ni abadiyakoni uramenye Margarita utaramusomye rwose ibyo byo ntago twakiranuka niba waramusomye rwose ntago twakiranuka oya uramenye rwose uramenye none se yo kwambwiye ko warongo wa mugore mukangarambe kandi ukamurongorana n'ahantu ku kayira nkaswe wenda gusomana ko icyo cyaba cyoroshye kurusha gusoma Imana nta kinanira Imana reka wa mugani tuyereke ibyo bibazo ariko twizere yuko utari wageze nyine ku bacu wenda fero ahita afungira Rugaba niba wenda yarasigaje mama Sava na Margarita ubwo nyine Imana kubabarira aho ngaho ufungiremo feri keretse ncitswe ariko Imana ibabarira kurekera harya ubwo si ibyo ntitwasengara ariko nawe papa Sava harya nanjye haleluya amen mw'abantu mwe rero buriya reka mbabwire njyewe ibyanjye birakomeye pe ntabwo ari nk'ibi byanyu utwanye mwatuvuze nkajya numva ni impinja rwose nta kinanira Imana pe ngiye kunsengera byabasaba gusenga mupfukamye kandi bikagera aho ngaho n'amava agakoboka pe kuko njye birakomeye n'impamo ya Mungu ariko wenda mbyere kuwiteka kuko ni uca urubanza njye rero mw'abantu mwe mfite akagezo kabi mu bagabo njye mfite umudayimoni mubi twagira na Yesu mfite akarimi kare hariya kagenda gatera nk'akinzoka y'incarwatsi cyangwa y'icira karansumba pe mbabeshye se ariko Imana nta kitababarira akarimi kanjye karaharehareha ni ukuri kw'Imana pe ntago nababeshya rwose ngo mbabeshye njye birakomeye no gusenga mugatakamba pe kuko reka mbabwire ntimurebe ibi byose muvugiye aha abamataba b'inzoga b'icyo basomana bagira bate ndababwiza ukuri papa Sava ndazimura nkajajwa ntago mwagera mu rugo ibyo muvuza bitabaranze mama ya Mungu jewe kuri jewe ndajajwa nkazimura ibanga nicyo nibagirwa gukinga gakubwe n'umuruko ngo iki ubu nuko ibyo twavugiye aha ngaha byose ugiye kubijyana ariko mwaje hano kugira ngo tumenye papa Sava ufungwa umunwa wawe cyangwa ako karimi kawe ugakata ukajyana muri we cyangwa umuntu ugenda utunge muri we ko subwo muri abapasitari mutukana amagambo twabanigana mwembi tukabashwiragiza none se ko umudayimoni umva twumvikane papa Sava ibyo nihanye bikagera hanze umenye ko ako karimi nzagakatisha akayushye nimusenge